Organizer n'uwuhe n'ibiki kuko ntago biramuhama ntago ibyaha biramuvugwaho usibye Angel Umutoni wenyine wabivuzeho kandi and then another thing is like my culture. Maybe because my culture which is Benin City yes mumezemte abadukurikira kuri thebondsrwanda.com The Bonds Entertainment umurunga muri rusange mumezemte rero aho muri hatandukanye amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba katikati mu mujyi wa Kigali namwe ndizera ko mumeze neza bari mu Burayi abadukurikira bari muri Canada abadukurikira bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi hose waburi muri Asia all over the world guhaye ikaze kuri The Bonds. Yewe nitwa Patrick Priyo ngira ngo yo mubonye ko twamaze kugera muri studio muhita mumenya yuko tuje muri The Blazing News. The Blazing News ni amakuru ugenda umenyamo amakuru menshi atandukanye, imyidagaduro, politike, twinjiramo nta kintu twangiza ariko twigira no mu makuru y'imikino abacicikana gake gake, ubwo urumva ko The Blazing News umenyeramo byinshi cyane. Rero ndaza kukubwira kuri Dangote, ndaza kukubwira kuri TG Omori, ndaza kukubwira kuri Nizoka Boss, ndaza kukubwira kuri Nicki Minaj. Chris Brown aritegura kuza iwacu vuba, ndaza no kukubwira ku muraperi Reda. Urumva ko dufite amakuru menshi cyane n'ayandi uraza kugenda umenya. Nitwa Patrick Priyo, ni The Bonds TV. Rero reka duhita dunyaruka cyane tutwinjira mu makuru yacu nkuru ngufitiye witwa Dangote. Dangote niwe mukire wa mbere mudwiza tunga, niwe rwose ufite agatubutse wa mbere muri Afrika, akaba afite arenga biliyoni 11 z'amadolari. Urumva ko ari umugabo ufite amafaranga menshi cyane ahagije ariko hari abantu batanyurwa gubwa nagahagije. Uwitwa rero Dangote ngo aricuza kuba ataraguze ikipe ya Arsenal. Ni ikipe ngo yanze kugura ubwo yari yabonaga ko iri mu bihe bibi, ubwo yari yasabwe kuba yatanga arenga biliyoni 4 z'amadolari, akaza kwihitiramo kuba yakomeza kwibera umufana wayo ndetse no gukomeza gukurikira imikino yayo ariko atayifite mu maboko nk'uko yabitangaje. Ariko nyuma y'uko abonye ngo iyi kipe iri kwitwara neza muri iyi minsi iri no mu bihe byiza, yatangaje ko yicuza kuba ataratanze izo biliyoni 4 mu gihe cyashize kugira ngo abafite ino kipe. Ubwo Dangote rero yamuciye mu myanya y'intoki. Abakunzi ba Arsenal se murabyumva gute? Duha ibitekerezo mutubwire ukuntu mwari kubyumva iyo Dangote aza kuba afite ikipe yanyu kandi ari umunyafrika. Witwa rero Dangote ngira ngo twamuvaho duhita twikomereza ku zindi nkuru. Witwa TG Omori ukomoka muri Nigeria, akaba ari umwe mu batunganya amashusho bakomeye hano muri Afrika ndetse no ku isi. TG Omori rero yamaze gutangaza ko azagaruka mu bikorwa by'umuziki cyangwa se mu bikorwa bitandukanye muri 2025. Ni nyuma yaho rero TG Omori aje kugira ikibazo cyo kurwara impyiko, ariko akaza guhabwa impyiko n'umuvandimwe we, akabagwa bakamushyiriramo iyo y'umuvandimwe we. Nubwo operasiyo yaje kwanga ariko akaza gusubirwamo, TG Omori yatangaje ko ubu ngubu ari kugenda amera neza, ariko avuga yuko muri 2025 aribwo azagaruka mu kibuga. Ni TG Omori wagukoreye indirimbo nka Feel ya Davido heruka no kuri album ye nshyashya yitwa Timeless, kandi ni TG Omori wakoze hit nka Buga, hit yakoze ibintu bikomeye cyane ni ya Kiss Daniel. Kandi ni TG Omori wakoze indirimbo nka Terminator ya Asake n'izindi nyinshi cyane. Ubwo rero TG Omori twamwifuriza gukomeza kurwara ubukira akazagaruka ameze neza cyane. Reka rero dukomeze no mu zindi nkuru. Nizoka Boss yavugishije abantu cyane
cyane abakunzi be ndetse n'abakunzi b'umuziki. Ni nyuma yaho postinze video y'umwe mu bakobwa b'ikimero, umukobwa witwa Mwiza Jessica. Uyu rero Kabosi yafashe video ye ayipostinga ku rukuta rwe rwa Instagram, ariko ntiyagira ikintu na kimwe yandikaho. Abantu rero baje bakomeza bavuga ati se yaba ari umugeni Nizzo Kabosi agiye kutwereka, dore ko biri no kuvugwa. Ariko Nizzo Kabosi we yarabihakanye, avuga ko impamvu yamupostinze ari uko ari inshuti ye kandi ari umukobwa wagiye amuba hafi mu bihe bitandukanye. Ni Nizzo Kabosi wigeze kuvugwa mu rukundo na Anita Pendo the DJ, akaba n'umunyamakuru ukomeye hano mu Rwanda, ndetse kandi ni Kabosi wigeze no kuvugwa mu rukundo na Sasha Kate. Yes, ubwo rero Kabosi nimba ari byo, twakomeza kumwifuriza kugira urukundo rwiza, ndetse kandi n'imyiteguro nimba hari ibiremereye kuri ibyo. Reka duhita twikomereza ku zindi nkuru. Umuraperi Lil Durk guturuka hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari umwe mu baraperi bakomoka Chicago, yamaze gutangaza ko yishimiye cyane kuba yarahanaguweho ibyaha kandi akagirwa n'umwere ku byaha bitandukanye yagiye ashinjwa mu buzima bwe. Avuga yuko ubu ngubu rwose ameze neza, ashimira Imana kandi agashimira n'abantu bagiye bamuba hafi mu bihe bitandukanye. Ni Lil Durk wigeze gufungwa muri 2011 ashinjwa kuba afite intwaro, akaza gufungwa amezi agera kuri 3 akarekurwa, kandi muri 2013 nawe nabwo yafunzwe azira ibi byaha bijyanye no kuba atunze imbunda atabifitiye uburenganzira. Muri 2019 yarafunzwe ashinjwa kuba yararashe umuntu we n'umuraperi witabye Imana witwa King Von. Kusa muri 2022 nabwo yaje kugirwa umwere, ararekurwa. Rero kugeza kuri ubu Lil Durk yamaze guhanagurwaho ibyaha byose yaregwaga. Lil Durk akaba ari All My Life hitmaker wayikoranye na J Cole. Kuri ubu yindi nkuru imuvugwaho nuko azagaragara muri Power Book, bwabazi filime itegurwa na 50 Cent, nuko muri iki cyumweru kiri kuza Lil Durk azagaragara muri The Power Show. Ubwo rero ni show itegurwa na 50 Cent, rero uyu Lil Durk nawe azagaragara. Reka duhita tujya ku yandi makuru. Witwa Nicki Minaj yishimye cyane, aranabigaragaza ubwo yashimiraga uwitwa Tiwa Savage kuba yitabiriye igitaramo cye. Ni muri post Nicki Minaj yagiye postinga, aho yabanje gupostinga yibaza koko niba Tiwa Savage koko yaba yaje mu gitaramo cye, anavuga ati rwose mumbwire ntimukine, ese koko Tiwa Savage ni uri mu gitaramo cyanjye. Ibi rero yongeye kubishimangira ko byamushimishije mu bundi butumwa yaje gutanga, aho yavuze ati wow, what an honor, thank you for coming Queen's Things. Urumva rero ko yavuze ati ni iby'agaciro kuba Tiwa Savage wowe waje mu gitaramo cyanjye, kandi rwose ndagushimiye kuba wafashije mugenzi wawe, umwamikazi mugenzi wawe, The Queen's Things. Ubwo rero ngo ni ibintu by'abamikazi. Reka tuve kuri aba bamikazi mu muziki, duhita twigira kuri Chris Breeze cyangwa se Chris Brown. Chris Brown araza vuba muri Afrika, aho azabaje mu gihugu cya South Africa. Chris Brown mu butumwa yatangaje ku rukuta rwe rwa Instagram, muri story yatangaje ko araza vuba muri South Africa, ati I'm coming to South Africa, arangije ashyiraho n'amaso na emoji z'amaso avuga ko nyine arahagera vuba. Ni Chris Brown utegerejwe cyane kandi unakunzwe n'abanya South Africa bitewe nuko yakoresheje mu ndirimbo ye umwana w'umukobwa witwa Naled Afiwe kuri alubumu ye nshyashya yitwa 1111, akaza kuba akoresha amajwi y'uyu mwana ari kuririmba mu ndirimbo ye yitwa Shooter. Ni umwana w'umukobwa w'imyaka 14, Chris Brown yagiye yerekana ko yishimiye akaririmbo ke mu bihe bigiye bitandukanye. Ubwo rero Chris Brown ashobora kuza muri South Africa akaba
akaba yanakomereza n'iwacu, dore ko nabyo biri kunogwanugwa kandi biri kuvuga ko Chris Brown ashobora kuzaperforminga mu Rwanda muri uyu mwaka cyangwa se uzakurikiraho bibaye bishobotse, cyane ko rwose ushobora no kubiha amahirwe ko ashobora kugera mu Rwanda cyangwa n'ahandi, kuko abahanzi benshi bagiye baza mu Rwanda usanga baragiye baca mu bindi bihugu, wasangaga aje muri Kenya cyangwa aje mu Bugande cyangwa aje no mu bindi bihugu duturanye agahita anyura no mu Rwanda. Murabizi kuri Stromae yari afite performance muri Congo aza kunyura hano. Ni benshi Chris Brown wagiye agaragaza yuko akunda Afrika cyane n'abahanzi bo muri Afrika, dore ko ari Chris Brown wakoranye indirimbo na Wizkid, agakorana indirimbo zirenga 5 na Davido, kandi ni Chris Brown waherukaga guperforminga muri Afrika muri 2012 aho yaririmbye muri Nigeria, naho muri 2016 aririmba mu gihugu cya Kenya i Mombasa. Haje no kuvuka imirwano idasanzwe aho Wizkid yaje kurwana na Alikiba. Nyuma ariko bikaza kuvuga ko Diamond Platnumz ashobora kuba yari ari muri ibi bintu aho yashakaga kwica stage ya Alikiba, nubwo bitagiye bivugwaho rumwe na rumwe koko ko ari byo, ariko ni Chris Brown ugiye kugaruka muri Afrika muri uyu mwaka. Reka tuve kuri Chris Brown twigira no ku yandi makuru ngufitiye. Mu yandi makuru witwa Metro Boomin yatangaje ko Kendrick Lamar na Drake kuba bari guhangana rwose atari beef cyangwa se atari ibintu bikomeye, ahubwo ari umuco wa rap cyangwa se ari umuco wa hip hop. Kuba umwe yavuga yuko arenze n'undi akavuga ko arenze, ntaho biba bihuriye n'amakimbirane. Ibi yabivuze ubwo yari ari mu nama ya 30 ya Forbes. Metro Boomin akaza kubazwa ibya beef iri hagati ya Kendrick Lamar na Drake, ariko akavuga yuko rwose ibi ntaho bihuriye n'urwango, ahubwo ariko umuziki wa rap ukorwa. Atanga n'urugero kuri Nazi ndetse na Jay-Z, avuga ko impamvu bagiye bamenyekana cyane ari uko bigeze gukozanyaho mu minsi yashize. Reka rero duhite tuva kuri Metro Boomin. Abantu benshi bavuga bati wowe uranabeshya gute, waba warakoze indirimbo ukayitumiramo abantu akaba ari nawe watangije imirwano, ukaba uri kuvuga ngo biriya bintu ntaho bihuriye no kuba ari beef, kuko wowe na Drake biragaragara ko mufitanye urwango rundi. Ni Metro Boomin rero wakoze indirimbo nka Like That, yaje kugaragaramo uwitwa Kendrick Lamar yibasira J. Cole ndetse na Drake. Nyuma yaho haza gukuriraho n'indirimbo zindi za Kendrick Lamar yibasira Drake zirimo nka Meet the Gram, hakaba harimo They Are Not Like Us, nayo ni indirimbo iri hit cyane, irimo amagambo yibasira Drake, kandi byatangijwe n'uyu Metro Boomin, producer Metro Boomin. Reka rero tuve kuri Metro Boomin tujya ku yandi makuru. Ayandi makuru ngufitiye nuko umuhanzi guturuka mu gihugu cya Kenya, bamwita Willy Paul yakoranye indirimbo na Meddy bayita Mama, ikaba ari indirimbo ifite abarenga 1,600,000 bayirebye ku rubuga rwa YouTube. Uyu rero Willy Paul ya challenginze abahanzi batandukanye bo muri Kenya bakomeye, barimo Bien wahoze muri South Soul muramuzi, abahanzi barimo Nameless na Sinzia Nikikuwaza, Kila Siku na Kalenga. Indirimbo ya zamani, you Nameless kabisa no umuhanzi wamenyekanye cyane hano mu Rwanda mu bihe by'aba Professor Jay ba Chameleone, mu gihe umuziki wo muri East Africa wari utuyoboye cyane. Rero Nameless nawe nibwo yaziyemo muri ibyo bihe, turamumenye cyane mu Rwanda, kandi ya challenginze Nyanshiski waje mu Rwanda mu bitaramo bya Kigali Jazz Junction, kandi mu bandi ya challenginzemo umuhanzi Otile Brown wakoranye indirimbo na Meddy bakayita Dusuma, agakorana indirimbo na The Ben bakayita
Can't Get Enough, kandi ni Otile Brown unafite indirimbo ifite izina ry'ikinyarwanda yitwa Ni Wowe, inshyashya muzo yakoze rwose. Aba rero Willy Paul bose yagiye arababwira ati muzaze dukore live performance, dukore igitaramo cya live, tubyine, ducurange, turirimbe, dukore byose bijyanye na performance iremereye, noneho abaturage cyangwa se abakunzi n'abafana bacu bajije bavuge bati nuwuhe mwami w'umuziki hano muri Kenya. Ubwo rero Willy Paul yakomeje avuga yuko nubwo yavuze ibi kuri aba bahanzi yifuza ko baza hurira mu gitaramo bakareba ninde mwami w'umuziki, yavuze ko ibi ngibi bitari urwango kandi impamvu yabikoze ari uko yubaha aba bahanzi kandi anabemera, ariko akabibutsa yuko ari ufite amahita akomeye ari we ubahiga. Ati bazaze rero twipime turebe. Reka rero duhita twikomereza mu zindi nkuru, ngira ngo ni n'inkuru nasorezaho, ni inkuru ya Vinicius Junior. Yamaze kuba yakishyira mu myanya ko ari we uzatwara Ballon d'Or. Ni nyuma yaho bari bahanganye cyane bita Rodri, ngo yagize imvune muri iyi minsi, biha rero amahirwe Vinicius Junior yo kuba ari we ushobora kwegukana Ballon d'Or. Uri under ya Jay-Z muri management, aho amanagingwa n'ikigo Roc Nation cya Jay-Z. Uyu rero yamaze ngo kuba yakorerwa n'inkweto ni n'uruganda rwa Nike izaba imushimira kuba azaba ateye intambwe yo kuba yagira Ballon d'Or. Ubwo rero kadutegereze turebe koko nimba Vinicius azaba atwara Ballon d'Or. Amakuru yacu rero reka tuyasoreze hano. Ngiye na Patrick Aprio, iyi ni thebondsrwanda.com. ndizera ko muzajya mukomeza kubana natwe gukurikira aya makuru ya The Blazing News ndetse n'ibindi biganiro turi kubategurira byinshi bitandukanye. Utarakora subscribe nakwibutsa ko wakora subscribe, ugakora kandi kuri like, ukazajya unadusharingira izi nkuru kandi ukaduha comment kugira ngo tumenye ese ibyo tubakorera ni sawa, ese ni iki twakongera cyangwa se ni iki twahindura. Yes, The Blazing News nakagaruka. Ciao ciao.